Haleluya, nitwa Maria Chantal, ndi umubyeyi w'abana batatu, uwa kane yaratashye, bari bane n'umugabo umwe, Imana iduhana umugisha. Ndi umukristo wo muri ADPR Sengera Kacyiru, Imana iduhana umugisha, ndumva ibyo bihagije. Rero ni yacano nababwiye nafunguye, ariko ari yacano igambire kugira ngo igezeho abantu ubutumwa bwiza, kuko ibyo Yesu yadukoreye ntabwo twabona icyo tumwishyura, ntacyo twabona, ahubwo ni ukugira ngo n'umuntu uzabwumva azakizwe. Niyo nyiturano ya Yesu kugira tubwirize abari kure n'abari hafi. Imana rero iduhana umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye, tugushimiye kuri Imana, tugushimiye ko ushobora byose, habwa icyubahiro. Ngare turaguhamagaye ngo nubane natwe muri iri jambo, aho utabaye twe ntacyo twakora, icyo utavuze ntawavuga. Ngwino ubane nanjye, imbaraga n'amavuta bimbeho, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Imana rero iduhana umugisha. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera ku Mana Data. Ari nabyo nshaka kubwira abantu baremerewe, abarushye, abantu bumva ko byarangiye. Yesu ageza, kandi iyo Yesu ahageze ibintu byose bimenya ko yahageze, bikamwumvira, bigatuza. Imana rero iduhana umugisha. Ndashaka ko dusomana ijambo riri muri Yeremiya 3:3 umurongo wa 3. Umurongo wa 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhije utamenya. Twongere dusome muri Yesaya 50 umurongo wa 7. Haravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya? Imana idufashe kandi tugire neza. Tugiye gusoma n'irindi riri muri Yeremiya 3:3 umurongo wa 3. Haravuga ngo nabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Ijambo ry'Imana rero riravuze ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara. Nicaye hano nshaka kubwira abantu bose bazumvicano, bazayikurikirana. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ko ije gukoza isoni abanyabyaha, ije gukoza isoni abantu birirwa bayibeshyera, ngo ni abakozi bayo. Ariko yarantumye ngo mbwire abantu ko kuko Umwami Imana izantabara, ije gutabara abakiranutse, ije gutabara ababibayemo, ije gutabara ababaye maso. Ariko babandi bari kugenda bajabiriza, babandi bari kugenda bavuga ngo mvuka ivuze kugira ngo abone ibirayi, abo ntago bari kumwe n'Imana. Imana irashaka umuntu. Nabahaye ubuhamya bwanjye benshi murabuzi, ndumva mba ku macana arenga 10, nta muntu utanze. Nabahaye ubuhamya ko nabaye muri ruhurura, inzara iranyica, umugabo arana, byose ndabyihanganira. Niyo mpamvu rero naje kukubwira ngo ntacyo uzireguza imbere y'Imana. Nuvuga ngo waraburaye, ukavuga ngo warashonje, nzagutsindirayo. Mubwire ukuntu namaraga iminsi 4, mubwire uko nagiye guca inshuro mu cyaro mbayo, kandi mvuka Kicukiro ntarabasha guhinga. Nta kintu na kimwe tuzitwaza imbere y'Imana. Ntabwo uzavuga ngo wari umukenera zagutsindirayo. Ntabwo uzavuga ngo ngewe ngo ndabona ngo byaranshanze Yesu ngo njya gusambana. Oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo
umuntu wese yikorera umusaraba aguma nkurikire. Mpora ndibabwira abantu rero batuye umusaraba bariyorohereje, bari kuwucamo kabiri, kandi uriya musaraba waciyemo kabiri niwe uzakwambutsa. None wowe wawuciyemo kabiri, iyo uri kubeshya uba waciyeho agaciro, iyo uri kuvuga mwene so uba waciyeho agaciro, iyo uri kugenda ugambanira abandi ugenda ubavuga uko batari kugira ngo n'ahandi yakuraga ibiraya bibure, uri kubaciraho agaciro. Aribyo rero nshaka kubwira abantu bazumvira ijambo, muve mu byo murimo, muve mu byaha, mureke amagambo yanyu, mureke winetita, mureke gusebanya kwanyu, mureke gushyushya inkuru kwanyu, mureke kugenda ureba hirya no hino. Uwiteka Imana yarambwiye ngo aje kwangaza abakozi bashya. Yesu aje kwangaza abakozi bashya kuko ababona afite ntabo ariho, kuko abafite baramubeshya, abafite baramuryarya. Niyo mpamvu Yesu aje kwizanira abakozi bashya. Yarambwiye ngo mbwire abantu ko mu ngeri zose, icyo uri cyo cyose, uko ukomeye uwo ari we wese, Yesu mu nsengero ze aje kwangaja abakozi bashya, kuko abakozi afite ubundi asigaye abona bavangavanga. Buriya Yesu ntabwo uzamuvuga ngo ejo ujya no mu kabari, ntabwo byavamo. Ntabwo uzavuga Yesu ngo ejo ujya no kwiba, ntabwo byavamo. Yarambwiye ngo mbwire abantu mbabwize ukuri, mbabwire ko aje guhemba no guhana, kandi umuntu utejejwe atazamubona. Imana rero iduhana umugisha. Icyo nashaka kubabwira umuntu wese yezwe, njye murabizi n'abajya bambona ku macana atandukanye, gahunda ni ukwezwa, gahunda ni ukugira ngo abantu bihane ibyaha. Njye nababwiye ko nta byiza ngira. Iyo umuntu yejejwe ararya, iyo umuntu yejejwe arambara, iyo umuntu yejejwe abanye n'Imana neza. Nababwiye ukuntu bushize Imana ijya ikuraho umuntu igisuzuguriro ikamutunguza igitangaza. Imana rero ibafashe kandi bagire neza, kandi umuntu wese uzumvira ijambo nabashe kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Urabeho ndagiye nyiranzira n'ejo, bwa businzi bwawe nyiranzira n'ejo, ya magambo yawe nyiranzira n'ejo, kwa kugambana kwawe nyiranzira n'ejo, kwa kubeshya kwawe nyiranzira n'ejo. Urabeho turagiye nyiranzira n'ejo. Umuntu wese uvuga ngo nziha n'ejo ndasambanya uriya mugore, Imana yambwiye ngo mbwire abantu bubatse bari kugenda bavangavanga, irambwira ngo niba utaranyuzwe n'uwo yaguhaye, iraje izakubaza uwo yaguhaye wamushyize. Umuntu wese rero acunga izamu rye. N'iryo jambo nari mfite. Imana iduhane umugisha. Amen. Mana turagushimye, tugushimiye kubanye natwe. Iri jambo uzarigeze kure no hafi, umuntu wese uzaryumva azasubire mu mwanya we kandi azakizwe. Tubisabye twizeye mu izina rya